Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo butatu ushobora gukoresha ubuki kugira ngo uruhu rwawe ruse neza cyangwa se skin care. Uburyo bwa mbere no gukora face mask y'ubuki. Ubu buryo rero ufata ubuki bw'umwimerere warangiza ukabusiga mu maso bukamara hagati y'iminota 15 kugeza kuri 20. Ubundi ukoga mu maso neza ukoresheje amazi y'akazuyaze asa nk'ashyushye. Ibi rero bituma uruhu rwawe rworohera. Ikindi kintu cya kabiri cy'ingenzi nuko birwanya bakteri zitera ibiheri byo mu maso ndetse bikaza gufasha uruhu gutuma ruyaga. Twihuse ku buryo bwa kabiri, ufata ubuki ukabuvanga n'indimu. Ubu buryo rero burareba cyane cyane abantu bafite ibiheri mu maso. Ufata akayiko kamwe k'ubuki warangiza ukavangamo ibitonyanga bigera kuri 5 cyangwa 10 by'indimu. Ubundi ukavanga neza ukagenda usiga kuri hantu hariho ibiheri. Ibi rero ugomba kubikora buri munsi nijoro mbere yo kuryama. Nyuma y'igihe gitoya bya biheri biragenda. Uburyo bwa gatatu ushobora kwifashisha ubuki. Ubu buryo burareba abantu bagira iminwa ikunda kumagara. Urafata ubuki bwawe nurangiza usigirize ku minwa yawe, haba mu gitondo, haba saa sita, haba nijoro. Ibi rero bizagenda bitume iminwa yawe yoroha hehe no kongera kugira iminwa yumagaye. Ibi byose ugomba kubikoresha ubuki bw'umwimerere. Niba wifuza ubuki bw'umwimerere n'ahandi wabusanga ni muri Mountain Honey Limited. Ushaka kubusanga muri supermarket zigiye zitandukanye hano i Kigali cyangwa se ukaduhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen yawe.